Tichokanga Imana igikanga Imana no kwiza nimugera mutya muri iki kinyejana kuvuga icyaha ndaho kumva ariko iyo dushaka kubinjiza kwirembo neza ngo muryicaremo mubonere munigisha muje kwirembo ry'amazi mutahana ibisubizo abadukurikiranye mwese indwara zikira itangazo ry'ijuru n'amatari ni mubanze mwihane mwiyeze muje kwirembo ndashaka kubwira abantu bose bafite ibibazo bahumure ndashaka kubwira abantu bose bafite ingorane bihangane Uwiteka aza kunagura imigato aza kurata intambara Uwiteka aza kunagura imigato aza kurata intambara mu gihugu azarema ishishasha itarimo azarema Ntawajaga mu materaniro atabanje kwihana nta muntu wajaga mu masengesho atabanje kwihana ariko ubu nyine ibintu twamenye iby'itezambere ni byiza ariko kubera kuko tutagera ku gisubizo ngo twinjire ku irembo ry'amazi ngo dutahane ibisubizo tugataha twigana tugataha bitarakemuka bakadusengera buri munsi indwara ntizisohoke umve aho byapfiriye twihanye nuko rero wibuke aho wavuye ukagwa garukira Uwiteka wihane none ukora imirimo yawe kiyambere nuko rero mwibuke aho mwavuye ukagwa garukira Uwiteka wihane none ukora imirimo yawe kiyambere Ezra yamahagara afungura password yo kwihana bazamuka muri ni bato bazamukana n'igitabo ni ijambo ry'Imana Yohana aribuze igice cya mbere na mbere hariho jambo azamukana jambo iyo tumaze kwihana so twamukana jambo kandi uwo jambo aturemera ibintu 10 reka mvuge bike icya mbere atwinjizamo umunezero icya kabiri tugira ubusabane buyunguruye icya gatatu ntabwo tugira gushidikanya icya kane kwizera kwacu kuba kuremye icya gatanu nimugera mutya tuba duhagaze mu gukiranuka nimugera mutya haleluya ndaringenga kubw'imbabazi z'Imana mutange imibiri yanyu buma sikasyo mutange imibiri yanyu mfite 40 tangiye wa 41 kugira ngo ibintu bigende neza ejo bundi twakoze singiye kubabwira ibyo twavuganye na madame ariko twari dufite indaraza turavugana ngo kuva dushakanye twari twakora indaraza yo kwiherera neza panandi yo mucumba dukora soroti yo kuja kwihana atari kwiyakira twaje kwiyakira nyuma tubanza kwihana mubwira amakosa yose namukoreye ndamubwira ngo kuva ngushatse tubyaye injarize zine wakane yaragiye none amakuru naye ngaye tugiye gutangira 2019 dukuremo password yo gukomeza gukata hirya no hino reka ngubwire kandi nije utangira kuko nubundi nije wagiye kugushaka iwanyu ndakuzana namubwira ngo nije ugiye gutangira turihana soroti yo kwihana ufungura password iki giterane cyo kuramya no guhimbaza umva amakuru ijuru ribazaniye nimubanza mwihana ndamukirizo wamwicara kumubwira ngo banza wihana nimubwira mutya sama yewe nahise mvumbura ibintu byinshi umudamu
umudamu yambwiye uwo munsi yaratarambwira kuva tubakanye ngo arangize yamambwira ngo hari ikintu ngiye kugukorera kubera uyu munsi wa none ngo tugende ku isoko nje kukugurira ibintu byiza. Umva itangazo, umva ikinyamakuru kizanywe n'ijuru n'amatayi. Murashaka kuko mumanuka ku irembo ryamaze tubanze twihana. Mwabagabo n'abadamu muri hano nimugende mukoreza soroti zo kwihana. Kahoshi mwari koko nishe kandi nabyo nibishize ariko pasi wadiyo kwihana n'ubu ndayo makoze. Reka kugenda kubandi hamagara umugore wawe umubwire ko hake numara umubwire ngo kuva ngo ushatse nakoze amakosa naya nta kibazo kibirimo. Nubona umugore wawe atagukoreye ikintu uzampamagare nitwa Matayi nta mahize. Ibyo bintu ndimo kukubwira ari buhoro anjana kwiduka ngo arangize arambwira ngo nintori cyo shaka nditonda kandi reka nkubwira iyo umudamu akujanye ngahando akakubwira ngo tori cyo tukazubuka uzitonda uvidura umufuka wiwe ko niko kwiza. Nimugera muri Sama hey yawe abari hano ni musamuri biganza Sama haleluya kwino mwijire mu rugo kwa data inyuma ni habi kwino winjire usiwe manamba wa matatu anayesema twende anabaki nyuma usiwe manamba wa matatu anayesema twende kisha anabaki nyuma. Namampera kwisogese kandi namubwira ngo tuje muri magaze tugane muri second muri Caguwa twama twikondera muri Caguwa pera kwisogese iyi ni imwe nimugera muri yame aho umudamu wanje yakoreye ibyo Imana iyo yokora gute uwo ni umudamu Imana iguhumugisha umudamu wakoze ibyo dore ni gitoya se urabona isogese ni Caguwa ndamubwira ngo ndahera kuri Caguwa namambera ku isogese Imana no umudamu wanje ndashatse no wankoresha no Imana twihanye yokora gute nimuva makuru nimuve mu nzira z'urukatiriza nimuve mu bisirimba mufite n'amarandevu nimuve mu bisirimba kurimba korari mwakoze za randevu umva makuru nimumanuke ku irembo ry'amazi iryo rembo niwe Yesu ushaka ninjire umuryango urakinga ibyicaro biriyo iryo rembo niwe ushaka ninjire umuryango urakinga ibyicaro orembo nta wundi ni Yesu Kristo. Petero arabivuze ngo tuvuga nta wundi ni Yesu ngo nibuye rizima byanzwe nabubatse ariko kumana byaratoranije uwo tuvuga nta wundi ni Yesu buye rizima byanzwe nabubatse iyi ni isi ariko kumana byaratoranijwe. Nimugera mutyo Sama hey uburwayi igituza kigakira ongera Sama ya gira utya amahoro naganze amahoro naganze amahoro naganze amahoro naganze amahoro naganze sigishari sigubwirasi manuka kwirema ryamaze siga kurobanura ku butoni shasa iyo niyo password ijuru ryaririmbaye ngo nimanuke kwirembo ryamaze kandi uwo rembo nta wundi ni Yesu kandi abashaka kumugeraho bose
nicyo cyatumye na Yoshua wa Mose ngo yamanutse ku gice cya 5 umurongo wa 13 igitabo cya Yoshua. Bibiri jambo ry'Imana riravuga ngo aramubwira ngo wewe uko katika ndugu zetu au katika maadui, aramubwira ngo nimekuja sasa hivi, ngo aramubwira ngo mbwira icyo ngomba gukora, aramubwira ngo kweturi kweto kuko ahuri. Umva mbabwira hano muri Foursquare, izina ni Foursquare ariko hani mwirembo ni mkwaturi kweto. Mungu walinena naye Musa icho kiato, Mungu walinena naye Musa icho kiato kugira ngo tubone umugisha. Abariyana abadukurikiranye ni mumaze mukwaturi kweto, mumaze twihane niturangize tumanuke kwirembo, kandi ryarembo nirembo ry'amazi. Nimugera ucyagira ntange haleluya, nimaragira ntangize singirize microphone haleluya. Aramubwira ngo naje nona kandi naje kubashigikira, ariko none sinokora iki kugira ngo kwegera. Aramubwira ngo mve muze ntawe uzunegera agifite umwana banzu kweturi kweto. Inkweto yavuze sizo muri Italy, sizo muri Chine, yavuze inkweto zibya nimuhaguruke dusenge. Nukuri turakomeye ko dufite Imana ikambaye, iyo mana yaravuze ese niho maze bigaba. nukuri turakomeye kuko dufite iyo mana yaravuze ese niho maze bigaba. imiraba tigira kuko nubatse kwibuye ibibazo bigahita imiraba iraza ibibazo Baezera wo muri Foursquare, Baezera wo mu muryango wa, Baezera wa Afrika, Baezera wa Congo, Baezera wa Canada, Baezera urabaezera gute? Banza wibuke password ikimani kunda, banza wihane nurangiza umanuke kwirembo, kandi uwo rembo nta wundi ni Yesu Kristo. Numumanuka wihanye umuryango wanyu hari inkingi Imana iri bushingeho ngo barangije Isiraheli kubera iryo rembo bamanutseho. Imana ngo ibaheze inkingi zitandukanye, ndavuga uyu mwanya ko masaha yagiye, ariko ngo harimo y'isoko. Isoko ni wende, niwe Yesu Kristo. Iyo uri ku isoko ntabwo ugira inyota. Yabwiye wa mugore aramubwira ngo ije kumenya amazi mfite, nari kuguheza amazi utazosubira kugira inyota. Kandi amakuru y'ijuru Imana yabaga muri uyu munsi wa none ni mugende duhurire kwiriba, kandi riba ryiki ry'amazi. Condition kuri manukaho tubanze twihana ibyaha, niturangiza ubwiza bw'Imana. Imana irakora ibitangaza, indwara zirakira muri iki giterane. Abari hirya no hino barabona ibisubizo, ariko ubanze tunganye. Divorce ni nishi, ibibazo ni byinshi mu miryango, abantu barimo kwicana, abantu batema abandi, abantu babakora ibijangwa n'Uwiteka. Ariko uyu munsi wa none garura umutima wihane wabarire, nurangiza uzamukane kino giterane. Nuko bene data mutanga imibiri yanyu kuba ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana, niko kuyikorera kwanyu kweli. Karibu Reverend, zamuri kiganza cyawe kugira ngo dusengere awakilishe neno. Mungu awabariki. Asante. Turagushimiye Mana. Iryo rembo niwe Yesu shakani yinjiye umuryango urakinguye ibyicaro
tugeze ku irembo